Mwiriwe neza mukomeje kurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica kuri uyu muyoboro wa Arena Media. Nimo ukomeze kugubwa neza umerere hose, mukomeze rwose gutekana, mukomeze kugira umutekano. Nk'ibisanzwe rero murabizi ko tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru ari kugenda atugeraho. Uyu munsi rero kuri cyamutse twemeje kugenda tubabwira ku bintu byagiye biranga uyu Aissa Kirabukakiranya kugendera tuvuyemo ku itariki ya 12 Kanama 2025. Uyu mubyeyi akaba aramaze nyine kwita Imana kubera ko Imana yamaze kubyemera. Perezida rero Kagame akaba yihanganishije umuryango wa Ambasaderi Dr Aissa Kirabukakira witabye Imana. Mu magambo rero yakomeje kugenda atangaza uyu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba akomeje kugenda yihanganisha uyu muryango nk'uko yagiye abyandikira uwo yari yatumye kabisa akomeza kwihanganisha uyu muryango. Perezida rero wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko we n'umuryango we bamenye inkuru mbi ya Ambasaderi Dr Aissa Kirabukakira ko yitabye Imana. Nyine iyi nkuru murabizi nawe utarayimenye, agakomeza avuga ko rero bifatanyije n'umuryango we ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange muri iki gihe cy'akababaro kitoroshye cyo kuri uyu muryango wasigaye. Akaba yarakomeje kugenda abihanganisha ku itariki rero ya 12 Kanama 2025, akaba aribwo Aissa Kirabukakira nyine yitabye Imana. Akaba yaragiye akora imirimo itandukanye mu Rwanda ndetse no ku rwego cyangwa se ku ruhando mpuzamahanga, akaba yaragiye hakora imirimo itandukanye. Kuri tariki ya 19 Kanama 2025 mu muhango wo guherekeza bwa nyuma kabisa uyu mubyeyi Aissa Kirabukakira, bikaba byabereye mu itorero rya Christian Life Assembly yarabereye umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi Gasamagera Werarisi yashyikirije umuryango wa Ambasaderi Dr Aissa Kirabukakira ubutumwa bwa Perezida Kagame washenguwe n'urupfu rwe. Biri kumvikana uyu ambasaderi cyangwa se uyu munyamuryango mukuru wa FPR Werarisi akaba yashyikirije kabisa ubutumwa Perezida Paul Kagame yandikiye uyu muryango. Asoma rero ubutumwa, Gasamagera Werarisi yagize ati: ku muryango wa nyakwigendera Dr Aissa Kirabukakira kabisa, nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'umuryango we bamenye inkuru mbi y'akababaro yabaye kuri uyu muryango, cyangwa se inkuru y'akababaro yuko Aissa Kirabukakira yitabye Imana. Bifatanyije rero n'umuryango we ndetse n'abanyarwanda muri rusange muri iki gihe cy'akababaro kitoroheye uyu muryango wa Aissa Kirabukakira wabasigaye. Akaba yakomeje kugenda yifatanya nabo ababwira ati mwihangane kandi rwose natwe tubari inyuma, tuzera ko tuzakomeza gufatanya namwe. Yakomeje rero asoma agira ati: nk'umukozi wa leta w'u Rwanda ndetse no mu nshingano zitandukanye yagiye ahabwa mu ruhando mpuzamahanga, yakomeje kurangwa n'agaciro nk'uko yakomeje kugenda bitangaza n'imibereho myiza mu baturage. Avuga ati yakoze atiganda, yakoze akunda umurimo kandi akora akunda abaturage, akorera akunda igihugu kabisa. Ni byinshi twamwibukira nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Abanyarwanda rero bazahora bamwibukira ku kwitanga atazigama kabisa. Biri kumvikana uyu mubyeyi yarakoze kandi imirimo ye ayikorana ubushake ndetse n'imbaraga, akunda igihugu cye ndetse n'abanyarwanda. Si mu gihugu gusa yakunze gukorera no mu ruhando mpuzamahanga kabisa. Ni umuntu witanze cyane nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Akomeza rero gusoma iyi baruwa agira ati: nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'umuryango we bahumurije umuryango we wose muri ibi bihe bitoroshye kabisa. Avuga ati nimukomeze mwihangane, ibyo bibaho. Bavuga bati rero bakomeza gusoma ibaruwa bagira bati tubifurije gukomera, kuvoma ku mbaraga mu bikorwa byiza byaranze uyu mubyeyi Aissa Kirabukakira. Biri kumvikana ni amagambo Perezida w'igihugu ndetse n'umuryango we bakomeje kugenda babwira uyu mubyeyi cyangwa se uyu muryango wasigaye, babwira ati mukomeze kwihangana kandi wana muzagira gukomera bitewe n'imbaraga cyangwa se bitewe n'ubushobozi mwagiye mubona muri uyu mubyeyi. Nizere ko muri we mwakuyemo imbaraga, nizere ko mwakuyemo ubundi bumenyi, mwakuyemo ikindi gishoro. Biri kumvikana kabisa. Igishoro tuvuga ntabwo ari cy'amafaranga, ahubwo ni igishoro cy'imbaraga kabisa, kunda igihugu ndetse n'abanyarwanda, kubana neza. Ni ibintu ngo bamusariho cyane kubera ko nibyo bintu byamurangaga mu kazi. Aissa rero Kirabukakira akaba yamaze gushyingurwa nyine uyu munsi kuri tariki. Biri kumvikana uyu Hilary Sawo kabisa wari uhagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Africa Union, mu kiniga cyinshi yavuze ko nyakwigendera yarangwaga n'umwuka mwiza cyane ndetse no gukunda Afrika muri rusange. Yakunze u Rwanda, akunda Afrika, akunda isi yose muri rusange. Bakaba bakomeje kugenda bavuga bati
tubabajwe cyane no kumva ko uyu mubyeyi yitabye Imana. Ntabwo twigeze tubyakira, ntabwo twigeze tubyumvisha, ariko nuko nyine bigenda, nuko mu buzima bibaho. Bakaba bakomeje kugenda bakomeza bihanganisha uyu muryango. Uyu Hilary rero akaba yakomeza agira ati yakoranaga imbaraga bwinshi cyane kabisa, yakomeje kugenda agaragariza Somalia ndetse n'amahanga yose ndetse n'igihugu cyamubyaye kabisa. Uyu mubyeyi tuzahora tumwibuka nk'uko bakomeje kugenda bitangaza. Ambasaderi James rero Swan wari uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gushyigikira ubutumwa bw'amahoro muri Somalia UNSOS yavuze ko itabaruka rye ari igihombo gikomeye kuri Loni, Somalia ndetse n'umuryango nyarwanda. Biri kumvikana niko yakomeje kugenda avuga ati Aissa Kirabukakira yari umuntu w'intwari kabisa, ugira ibitekerezo, yari afite umutima woroshye kandi akaba icyizere ku bandi. Biri kumvikana umuntu agiye wubaka icyizere, acyubaka muri we, acyubaka mu muryango we, acyubaka mu banyarwanda, acyubaka n'abantu muri rusange, acyubaka muri Afurika yose muri rusange, ku buryo abantu basigaye bavuga ibigwi bye, ku buryo abantu basigaye bavuga ibintu yagiye akora kabisa, ibintu byiza cyane. Ariko nta kundi Imana ikaba yaramukunze kuturusha. Rero Aissa Kirabukakira agire iruhuko ridashira kabisa, kandi twizere ko natwe tuzamusangayo amahoro, twizere ko tuzahurira mu ijuru kuri wa munsi, ku munsi w'umuzuko, twizere ko tuzabana nawe kabisa, kandi bizaba ari umunezero. Umwana rero wa nyakwigendera Joshua Kakiraye wavuze mu izina ry'abana bavukana, yavuze ko umubyeyi wabo yakundaga Imana ndetse agakorera igihugu n'isi muri rusange abishyizeho umutima. Biri kumvikana kabisa uyu mubyeyi ikintu cyagiye kimuranga cyane, ngo yakundaga Imana cyane, yakundaga gusenga. Niyo mpamvu tunavuga ati kabisa agira uruko ridashira, kandi twizera ko ku munsi wa nyuma, ku munsi wo kugaruka kwa Yesu, tuzongera tugahura, tuzongera tukabana nawe kabisa mu birori byo kwizihiza umwami wacu Yesu Kristo ubwo azaba agarutse gutwara itorero. Biri kugenda byumvikana. Uyu muhungu rero wa Aissa Kirabukakira witwa Joshua Kakira wari uhagarariye abana we, yakomeje agira ati kubera ibyo byose nge n'abavandimwe banjye twabyungukiyemo bitari mu masomo yacu gusa, ahubwo n'umubano twubatse n'abandi. Ndashimira guverinoma y'u Rwanda, Loni, Somalia bamubonyemo ubushobozi. Yakomeza kugenda ashimira abantu bose batandukanye, ashimira u Rwanda, ashimira ndetse na Somalia aho rwose yakoraga akazi ke ka buri munsi, akomeza kugenda abashimira. Yavuze ko rero imwe mu mpano ikomeye bahawe na mama wabo, gukunda Imana cyane ndetse no kuyizera, bakizera kuko bizagenda kose n'ubundi bazongera ku munsi wa nyuma wari wo Yesu Kristo azaba agarutse gutwara itorero. Akaba bavuga ati kabisa natwe twize ko tuzabana nawe. Umugabo rero we wa Aissa Kirabukakira, umugabo wa Aissa Kirabukakira Colonel Richard Simon Kakira, yashimiye abaje kwifatanya n'umuryango we muri ibi bihe by'akababaro, ibihe bitoroshye kabisa. Abakoze kugenda bashimira ati mwakoze cyangwa se mwarakoze kugenda mubana natwe, kugenda mutwereka ko muri kumwe. Avuga ati ndashimira byimazeyo UNSOS ndetse n'umuntu wese witaye kuri Aissa Kirabukakira kabisa. Ewana turamushimiye cyane, Imana ikomeze kumuha umugisha. Ayo ngayo akaba ari amagambo umugabo we Colonel Retired yakomeje kugenda atangaza. Ndibuka rero kuri kaminuza abakobwa bakundaga ibirori, bakundaga gusohoka. Ibi ni byakomeza kugenda avuga ati Aissa Kirabukakira kabisa ni umuntu wo gushimirwa. Yabanye nanjye n'umukene, yarazaga akansanga mu cyumba, tugafata litiro y'amazi ndetse n'imyumbati karanze tukayirya, mu gihe abandi bashaka kwigira ku micanga, abandi bakisohokera. Ariko we rwose yarazaga mu buzima, mbese twari tubayemo mu buzima buciye bugufiya, akemera kubana nanjye kabisa. Ndamushimira. Ibyo nibyo bintu mwibukiraho ko yari umuntu uca bugufiya cyane. Biri kumvikana rero Kakira yabaye rero umudepite mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda muri 2013 kugeza 2026. Abameya b'umujyi wa Kigali. Kakira rero yabaye umudepite mu nteko nshinga amategeko mu Rwanda mu mwaka 2003 kugeza 2006. Abameya b'umujyi wa Kigali kuva 2006 kugeza 2011 ubwo yagirwaga guverineri w'intara y'Iburasirazuba, amara igihe gito kuri uyu mwanya 2008 rero ubwo yari meya w'umujyi wa Kigali. Yahawe ishimwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe imiturire UN Habitat cyangwa se Habitat bwo kugira uyu mujyi. Yakomeje kugenda ahabwa kubera ko yari umuntu kabisa wareberaga abaturage, akabareberera ibiba akwiriye, akabaha amazu yo kubamo ndetse n'uburyo bwo kubona akazi mu buryo bworoshye. Ibyo byose akaba yarakomeje kugenda abiherwa ishimwe kuva rero 2011 kugeza 2018.
Isaac Kirabukakira yabaye umuyobozi nshingwabikorwa biri kumvikana wo mu ishami umuryango w'abibumbye rishinzwe imiturire aba n'umuyobozi ushinzwe imishinga muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi biri kumvikana anakorera mu miryango mpuzamahanga irimo Oxfam ndetse na Care International. Iyo niyo miryango agiye akorera biri kumvikana ni imiryango ikomeye cyane. 2020 rero Isaac Kirabukakira yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Ghana, anayihagararira muri Benin, Togo, Sierra Leone, Cote d'Ivoire ndetse na Liberia. Biri kumvikana ibyo ni ibihugu byose yagiye ahagararira kuko yari amaze kugirwa ambasaderi kuva rero muri 2023. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yagize Kakira umuyobozi w'ibiro by'uyu muryango bishinzwe gushyigikira ubutumwa bw'amahoro muri Somalia UNSOS. Yari afite iyo nshingano kugeza ubu ngo biri kumvikana ko Isaac Kirabukakira akaba yitabye Imana, n'ubundi yari akiri umunyamabanga hano muri UNOS kabisa. Biri kumvikana akaba yitabye Imana rero, nakomeze kugira iruhuko ridashira. Ambasaderi rero Kakira cyangwa se Isaac Kirabukakira yari afite impamyabushobozi y'ikiciro cya gatatu mu bijyanye na veterinary science in animal production and economics muri kaminuza ya James Cook muri Australia. Biri kumvikana n'icyiciro cya kabiri mu buvuzi bwa veterinary medicine yakuye muri kaminuza ya Makerere muri Uganda. Zikaba ari diplome yari afite. Yashinguwe rero kuri tariki ya 19. Biri kumvikana akaba yashinguwe mu irimbi rya Rusororo riherereye mu karere ka Gasabo. Imana imuhe iruhuko ridashira rwose, nakomeze kugubwa neza, hari amahoro y'Imana akomeze kubana nawe ndetse n'umuryango we wa